Hello guys, so ndizera ko mumeze neza nshuti zanjye bakundwa banjye, ndabakunda cyane. Anyway, ikintu cya mbere mbisabira mbere ya byose mwibuka gukora subscribe and share igihe wakunze ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zanjye ngenda mbagezaho zitandukanye. Ibuka gukora share uzisangize inshuti zawe. So uyu munsi nkaba nifuje kuganiriza abasore cyangwa se abagabo ibintu bakora byatuma bigarurira abakobwa bakunda cyangwa se abadamu bakunda. Ikintu wakorera umudamu cyangwa se umukobwa ukunda ukamwigarurira wese akaba uwawe gusa, mbese ngo ukamutwara roho n'uruhande akaba ari wowe atekereza ibihe bye byose, mayindi ze zikaba ari wowe zihora zitekerezaho. So musore, ikintu cya mbere wakorera umukobwa ukunda cyangwa se umudamu ukunda, buriya abadamu ntabwo dukunda ibintu bigoye cyangwa se ibintu biri too much. Banza umenye ngo umukunzi wawe n'iki kintu akunda iki, ubanza umenye ati se n'iki kintu yanga. Icyo kintu yanga wirinde kugikora, ahubwo umenye ibyo akunda byose, bityo bizagufasha kumushimisha kandi bizagufasha gutuma anyurwa. Abadamu igitsina gore ntabwo kigorana, nta nubwo kunyurwa bigorana, ahubwo biterwa n'uburyo mwebwe mwabikozemo cyangwa se umusore mukundana yabikozemo cyangwa se umudamu mukundana yabikozemo. Ushobora kuba wibaza se kuki umuntu dukundanye agenda ejo hakaza undi nawe akagenda kandi ntacyo mba nakoze muha buri kimwe. Oya, ntabwo kumuha amafaranga cyangwa se ibya mirenge ari byo byatuma arambana nawe cyangwa gukunda. So nimba ushaka gukunda, ahubwo menya ngo akunda iki, ashaka iki, n'iki anifuzaho. So igihe wamenya ikintu umukobwa akunda, gerageza ukimukorere kandi umukorere surprise, umutungure. Ntabwo ari ngombwa ngo mbere y'uko ukimukorera ubanza umugisha inama, abanza ugikore ubundi atungurwe. Abadamu cyangwa se abakobwa bakunda surprise, bakunda gutungurwa. Mwereke ko uhora umutungura, uhorana udushya muri wowe umufitiye, umuhoranira udushya wamukorera, bityo bizagufasha rwose kurambana nawe cyangwa se kumwigarurira, umutima w'uwigarurire wose. Umudamu mutungure cyangwa se umukobwa wawe ukunda mutungure. Ntabwo ari ngombwa ngo umujyane ahantu hari class, ahantu harenze. Wowe mutungure. Niyo wamujyana niyo wamubwira ati dutembere gusa cyangwa umubwira ati genda gushaka duhure, mugahura mukitemberera bisanzwe, ukaba wamugurira nk'akajuice akunda, ibintu ukabyoroshya ukamwereka ko bitagoye. Ahubwo wowe nujya kubipanika ntabwo azagukunda, yagukunda ate? Kandi mu kubikora umwereke ko wabikoranye urukundo, ubikorane romantike, apana kumwereka ko wabikoze umwikiza. Yego naho harenze, nimba ufite ubushobozi bwo hamujyana, ariko umujyane umutunguye, bimere nka surprise. Mugurira impano y'utuntu akunda, kandi mu bintu akunda ntabwo ari ukugenda ngo umugurire ibintu birenze. Reba muri twa tuntu tworoheje akunda, ujye utumugurira, umutungure, utumuhereze, azabona ko umwitayeho kandi utamuhaye ibintu birenze cyane. Muha ibintu byoroheje uzi neza ko ariko akunda kandi mu gihe kigiye gitandukanye. Ntubikore uyu munsi ngo uzongere kubikora nyuma y'amezi. Yego numukorere surprise buri munsi, ariko nawe nyuzemo umwereke ko ari we muntu ufitiye umwanya n'igihe, ari we muntu ufite kwitaho, nta wundi muntu mu buzima bwawe witayeho. Kuko nanone igitsina gore iyo kibona utacyitayeho, hakaza undi muntu uzi kwita ku muntu
aramugutwara nta kabuza, aramujyana kuko wowe aba abona utari mu murongo neza, kandi ugasanga wa wundi umugutwaye nta nubwo afite ibirenze nk'ibyo ufite, nta n'ikirenze yamuhaye, ariko bitewe n'uburyo yamutwayemo, uburyo amwitaho, uburyo amuha umwanya, bityo bigatuma amukunda. Ikindi wenda pe ufite akazi, birumvikana urahuze, gusa igihe uhugutse mwereke ko umubonera umwanya, niyo byaba amasegonda 2 ariko ukanyuzamo ukamuhamagara ukamaza baby wiriwe ute, umeze ute, ukamubwira ndi mu kazi turaza gusubira. Ibyo biramushimisha kuruta uko wamuhamagara mukamara amasaha muvugana, hashire indi masaha nkangahe nk'2 nk'3 nari mugutseho gatoya, numva ndagukombe, ndavuga reka nkuvugishe. Ibyo bizatuma umutima utera cyane, yumve gukunze cyane, kuko arabona umufitiye umwanya. Muri wa mwanya muto ubonye ntago uwiharira, ahubwo umutekerezaho, mugaragarize ko umutekerezaho mu mutima wawe. Igihe wabonye umwanya wawumubona, kuko aravuga ati nubwo wenda atambonera umwanya urenze, ariko awufite byaba byiza kurusha, bingaragariza ko afite umwanya, twagirana ibihe byiza kurusha ibyo tugirana. Bityo bizatuma umutima we ugenda ugutekereza, cyangwa ibitekerezo bye bitangire kuba ibyawe, utangire kubijyamo, bityo umutima we uwigarurire kandi witurije, bitanakuvunnye cyane. Ariko nujya kubipanika ukabigira ibintu bya danje, nta nubwo agukunda habe pe, ahubwo utuntu dutoya duto ariko utakekaga nitwo dutuma umuntu agukunda. Wimwiyereka kandi uko utari. Buriya umudamu cyangwa se umukobwa acika intege iyo wamwigaragarije uko utari, cyangwa se mu minsi ya mbere ukamukorera ibintu uzi neza ko utazashobora guhora ukora. Musore wanjye cyangwa inshuti yanjye, igaragaza uko uri, please, apana kwigaragaza uko utari, gukore ibintu birenze mu kwezi kwa mbere, mu kundi kwezi bibure. Oya, nimba uko uri urakuzi, mwigaragariza uko uri, kandi wirinde kumukorera ibintu birenze ibyo utazabasha kumukorera mu minsi izaza, kuko nubikora uku kwezi, mu kundi kwezi ukabihagarika, azabona ko wenda hari undi ubikorera, kandi nta n'undi muntu ubikorera, ahubwo ari uko wamwiyeretse uko utari, kandi utazashobora gukomeza kubimukorera. Kandi iyo uza kumuha ibyo ubashije kubona, yari kugukundira. Navuga abadamu cyangwa se abakobwa ntago bakunda ibintu biri too much, ntago bakunda ibintu birenze, ahubwo biterwa n'uburyo wowe wabimukoreyemo. So igaragaza uko uri, ihwanye n'ubushobozi bwawe. Ikindi, we kumwereka ko aba ex bawe bamurusha agaciro, cyangwa se hari ibyo bakoraga atabasha gukora, cyangwa se ujye uhora ubamubwira, abone ko wabakundaga, cyangwa abone ko, mwereke ko mu bantu bose mwamenyanye ari we wagukunze, cyangwa ari we wakunze kurusha abandi. Wimugaragariza ibyiza by'aba ex bawe. Yego wenda mu ex wawe mwagiranye ibihe byiza, ariko mwaratandukanye. So guys, kuki ubyitaho, kuki ubigarura, wibimugarurira, kuko we nta nubwo ashaka kubyumva. Reka gukunda uko abishoboye, nawe umugaragariza urukundo, apana kujya ibiganiro murishimye, uzamuye ikiganiro cya ex wawe, mukoze akantu, mukoreye akantu, kano kantu nari naragakoreye ex wanjye, azabona ko nta gaciro afite imbere yawe, ahubwo aba ex bawe ari bugiha agaciro, atangire no gutekereza ko wenda mugikururana cyangwa se mugikomunikana, bityo urukundo rwanyu ruzemo agatotsi. Urabizi iyo bije nk'uko nawe akuganirije tipe bakundanaga, byamukoreraga iki, ntago abantu bahuza, nawe byakubangamira. Rero nk'uko aba yatuje, nawe tuza, cyangwa se niyo yaba nawe abikora, mubwize ukuri, umubwire ko utabikunda, cyangwa se
unamwihorere, nabona bikoze rimwe kabiri wowe utabigenderaho cyangwa se wowe utabimubwira, ndakeka ntabwo yakomeza kujya abikubwira kandi abona wowe ibyo biganiro uba udashaka no kubyumva. Mwereke ko mushaka kumenya ibyanyu uwa babiri, mwe gushyiramo undi wa gatatu. Ikindi, igihe muri kumwe irinde kujya mu mafoto urebe amapiki ya ex wawe, kuko ibyo nabyo biri mu bintu bica intege umuntu, kuko ahita abona umutima wawe uracyari kuri ex wawe, ntabwo umukunda. Ariko igihe wamweretse ko ibintu byose wabitaye inyuma, ari we uri ku rutonde rwa number 1, ari we number 1 mu mutima wawe, uzaba umufatishije, uzaba umwigarurira. So ikindi ni wa mwanya mpora mbashishikariza, wa mwanya ukomeza kumuha twa dukeya twa hato na hato, utugifti twa hato na hato, ukomeza kutwibuka. Nimba akunda gutembera, wimutembereza nyuma y'umwaka. Yego ndabyumva ufite akazi urahuze nta mwanya ugira, ariko buriya shewe ushobora no kuba ufite umunsi umwe waruhutse, ukaryama ukaruhuka, wenda ukaba wafata n'iminota 30 mugatembera. Niyo mwakora urugendo rw'iminota 20 cyangwa mukajyana mukamarana nk'iminota nka 30, ibyo biba bihagije, biramushimisha. Ntabwo ari kimwe nko kumwereka ko na wa munsi wabonye nta gihe umufitiye, mugaragarize ko mu gihe gitoya wamubonera igihe kurusha abandi bantu bose. Umwereke ko nubwo nta mwanya ubona uhagije, ariko umwereke ko muri wowe wifuza ko igihe uzajya uba ufite umwanya ari we mwajya mumarana. Igihe wabonye time, muhe time, umwereke ko umwitayeho. Basi niyo wamuha iminota 20 ukamukorera bimwe yifuza, cyangwa se ukamutembereza, cyangwa se mugahura mukaganira, kuko nabyo biba bikenewe. Wikumva ko urukundo ari kuri telefone, basi fata iminota 15 niyo mwahurira ahantu mukicara iyo minota 15 mukaganira. Ikindi, mukaganiraho mubona bitagenda neza mukabikosora, bityo bizabafasha kumenya ingamba nshya mufata, cyangwa kumenya ibyo mugabanya n'ibyo mwongera mu rukundo rwanyu. So nshuti yanjye, wowe musore, wowe mugabo, nizo nama nari mfitiye uyu munsi, nibyo nagira ngo mkuganirize, kandi nubikurikiza nizeye ko bizagufasha wowe n'umukobwa mukundana cyangwa se umudamu mukundana, bigatuma murambana cyangwa se umwigarurira, umutima we ukawiharira, bityo ntagire undi muntu azaha umwanya mu buzima bwe cyangwa se mu bitekerezo bye. Muri bike umukorera, gusa ukamugaragariza ko wabikoranye umutima ukunze, ni wo wa mbere. Buriya niwo wakorera umugore cyangwa se umukobwa ibyamurenge ku ntenge, ukamuha ibyamirenge ku ntenge, ariko abona umeze nkaho umunagira, nta keya wabikoranye, nta mutima ukunda wabikoranye, ushaka umusinyire sheke ya miliyari, ibyo ntacyo bivuze, ntabwo yagukunda. Azagukundira ayo mafaranga, ariko mu mutima we ntuzibeshye kuri igihe ibintu byose uzabikora bimeze nkaho uri kwikiza, ntuzategereze nawe umukunda. Ariko nubikora utuje, ukamwereka ko ubikorana urukundo kuri byinshi cyangwa bike, ukamwereka ko byose bikuvuye ku mutima, cyangwa se ubikorana ubushake nawe, bizatuma umutima we uwufata ukawigarurira, nawe ubwe akakwiha wese. Please bikurikize, ibindi nawe uzambwira.
muri komenti nubikora ukabona biciyemo, gusa nzi neza ko ibyo bintu bikora umuntu mukundana, iyo n'ibyo bintu ugiye ubyongeramo bituma urukundo rwawe nawe ruzamuka step by step ku buryo utatekerezaga nawe. So nawe ubwawe nizeye ko igisubizo uzakibona cyiza kandi birakora cyane. Okay guys, ndabakunda cyane cyane, mukomeza kudukurikirana, nimuba mwishimiye ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zacu, byinshi ngenda mbagezaho na byinshi nzagenda mbagezaho tuganira, gusa icyo mbashishikariza kudushyigikira ni ugukora subscribe, ukikandira subscribe na share, ubundi tukikomereza tukazagenda tubona ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ndabakunda, bye, ibihe byiza.